Ni inkuru abantu benshi bakomeje kugenda batangaho ibitekerezo ndetse yakomeje kugenda yandikwaho n'ibinyamakuru bitandukanye bya hano mu gihugu cy'u Rwanda. Ni inkuru igaruka ku buzima bwite ndetse no gusagararira no kwinjirira ubuzima bwa Miss Nishimwe Naomie, umukobwa cyangwa se umugore wabaye Miss Rwanda wa 2020, akaba ubu ngubu amaze umwaka urengaho ukwezi kumwe asezeranye n'uwitwa Michael Tesfay uturuka mu gihugu cya Ethiopia. Ku munsi w'ejo rero habaye ibintu bidasanzwe ndetse uyu mugore aza gutanga agasopo no kwihanangiriza abakomeza kugenda bamujora ndetse bamwinjirira mu buzima, ko bagomba kugenda gakeya ndetse bakagira ikinyabupfura no kubaha abantu. Uti rero byagenze bite? Ku munsi w'ejo umunyamakuru cyangwa se wahoze ari umunyamakuru yitwa Ishimwe, ngira ngo bamwe mwagiye mu yakoze kuri televiziyo Prime TV. Uyu nguyu ejo yakoze post igira iti imyaka irashize indi iratashye, tutabona uwitwa Nishimwe Naomie agira na kanunu cyangwa se ikimenyetso cyo kubyara, habe no gutwita, imyaka irihiritse, ese byaba byaragenze bite? Ni post yari imaze kurebwa n'abarenga ibihumbi 124 mu masaha 20 ku rubuga rwa Twitter. Nyuma rero uwitwa Nishimwe Naomie akimara kubona iyo posti ntabwo yigeze aripfana. Murabizi ko Miss Naomie iyo ageze ku kwihanangiriza no gutanga agasopo ndetse no gusubiza abashaka kumumenyera atajya ashyiramo imiyaga, ahita amusubiza rero aramubwira ati ninde wagushinzwe kurinda cyangwa se kugenzura ubuzima bwanjye? Ati se ubundi inda yanjye ninde wakubwiye ko ari umutungo rusange ku buryo wakagombye kuvugwaho ndetse no gucungwa n'ubonetse wese? Ni amagambo navuga ko abantu babonye bagahita bayasamira hejuru bavuga bati ibyo bintu uri kuvuga nibyo kandi birumvikana, si ngombwa ndetse ntibinakwiye ko umuntu wese agomba kugira ijambo ku muntu abonye wese, ngo nuko ari umustar, ngo nuko ari umuntu uzwi mu gihugu. Bamubwira bati ibyo wakoze nuvuga ngo nyine ibyo wakoze birumvikana kandi biciye mu mucyo, ahubwo uwo mugabo cyangwa se uwo mugabo urimo kukuvugaho no gushaka kuzana amatiku navuge avuye aho. Ngira ngo ikintu cyababaje abantu cyane ni ukuntu Miss Naomie mu minsi yatambutse n'ubundi ibingibi yabishyizeho umucyo, akabwira abantu ko icy'ingenzi mu rugo rwe atari guhita babyara ndetse umwana ari umugisha ndetse ari impano itangwa n'Imana, atari ibintu uhita ukora uko wishakiye cyangwa se ngo bikore ku bushake bwawe. Ngira ngo ku bantu bazi iby'urushako biranashoboka ko umwana mwamubura, abantu bakavuga bati ese nk'uyu ajya kuvuga ibingibi aba azi mu by'ukuri impamvu nyamukuru ituma abantu bamara umwaka batabyaye? Bati birashoboka cyane ko wenda yaba yarabuze n'urubyaro, ariko uyu nguyu akaba aje asa nuri kumushinyagurira ndetse no kumukora mu bikomere. Ndetse uyu nguyu witwa ku bantu batamuzi, ntago ari ubwa mbere yaba akoze ibintu nk'ibi ngibi, kubera ko mu minsi yashize n'ubundi niwe wigeze kurega uwitwa avuga ko ngo yatwaye imodoka atambaye ceinture. Ngira ngo niba mubyibuka neza, hari igihe uwitwa yakoze akavideo kagufi ari mu modoka atambaye ceinture ayitwaye, nibwo rero uyu yahise yandikira inzego zibishinzwe nyine kugira ngo zibe zakurikirana ntabwo ari byo byonyine yakoze. Ni nawe ejo bundi ubwo Speed yari ari hano mu gihugu cy'u Rwanda wagize atya nabwo akongera kuripotinga uyu musore witwa Mutari. Ngira ngo abantu benshi nawe mumaze kumumenya, avuga ko ngo yatwaye Speed atambaye casque.
ni ukuvuga ngo ni ibintu bitatunguye abantu kuba yakora ibyo bintu, ariko aho ubujiji bwe bugarukiraho nuko atari ubwa mbere ibi bintu bivuzwe byo kuba ngo Miss Naomie adatwita, kuba atabyara. Ntago ari uyu munsi, ntago ari ubwa mbere bivuzwe, kubera ko mu minsi yashize nabyo byongeye kuvugwaho biba inkundura ikomeye cyane ku mbuga nkoranyambaga, ariko birangira nyine abantu babyihoreye babiretse. Bigaragaza rero ko uyu nguyu asa nkaho n'ubundi yari arimo gukora ibintu nkana, ndetse anabizi ko ibyo arimo kuvuga nta gaciro bibuze kugira, ariko yabaye inkuru ikomeye cyane cyane ko Miss Naomie ni umustar, ari mu bantu navuga ko bagera nko kuri 5 bakunzwe muri iki gihugu, ndetse ni umuntu ukundwa n'abantu bose bitewe n'uburyo yitwara neza, akunda abantu, agira urukundo, ndetse yigaragaza uko ari, abantu bakabimukundira. Ariko nanone nawe nyuma akimara gukora iyo post, kubera ko byahise bijya mu mbuga nkoranyambaga, social media, abantu bose baravuga, hanyuma ahita nawe yongera kujya kuri Instagram yiwe aravuga ati ndumiwe cyane ndetse ndanatunguwe, ntabwo nari nzi ko abantu bankunda kuri uru rwego, ntabwo nari nzi ko abantu bashobora kumvuganira bigeze kuri uru rwego, ntabwo nari nzi ko abantu bashobora kuza kuko nanjye bakamfasha kurwanya abandwanya. Ntabwo numva uburyo ki comment imwe nateye ku muntu uri aho ngaho usanzwe yabaye ikimenya bose, ndetse ugasanga ibinyamakuru byose, yaba Igihe, yaba Inyarwanda, yaba n'ibindi binyamakuru bikomeye hano mu gihugu cy'u Rwanda, n'abinfluencers bagiye bagaruka kuri iyi nkuru, ndetse bakagenda bayisobanura nyine ukwiriye, ariko nanone bakomeza kunenga uyu Edman Ishimwe usa nkaho yakoraga amakosa akomeye cyane, ashaka kwataka umuntu navuga ko ufite fan base nini n'igikundiro. Miss Naomie rero ngira ngo murabyibuka ko afite n'igitabo yakoze, igitabo cye yanditse, we yazaga abwira abantu ati ku munsi w'ejo turi buze kujya gusura aho nize, ikigo nizeho, aho bita kuri Glory, niho nzajya gusura mbahereza ibitabo, bizaba ari ibintu byiza, ariko ati mfitemo akoba, ati murabizi ukuntu biba bimeze iyo umuntu agiye gusura ku kigo yizeho abantu bose bamushungeye, ariko ati nuko bimeze. Izo nkuru zindi mwe muziretse, icy'ingenzi ni iterambere ryacu twese, ubundi abantu badashaka ibyiza, badashaka iterambere rya bagenzi babo tubihorere. Ngayo ngukorera nuko inkuru imeze, ndetse nuko byose byagenze ku bantu bakomeje kugenda babibona ku mbuga nkoranyambaga. Njyewe twabanaga nitwe Dino nyawe, ngiye gutegura nkana kugiza ibiganiro bya Mega TV Rwanda, gusaba gukora subscribe niba utarayikora, kugira ngo tujye dukomeza kubana. Duhereze igitekerezo muri comment, uduhe like, kugira ngo ibintu bikomeze bigende neza cyane. Ndakunda cyane, naho Butera.